Zaburi ya gatanu. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiroti, ni iya Dawidi. Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, tyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Kuko utari Imana y'intambirakibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Uwiteka, kubwo gukiranuka kwawe, ujye unyobora kuko banyubikiye, umanurire inzira yawe aho nyura. Kuko ari nta murava uri mu kanwa kabo, imitima yabo ari igomwa risa, umuhogo wabo ni imvi irangaye, bashyeshyeshya indimi zabo. Mana, bagire uko ugira abanyabyaha, imigambi yabo ibatere kugwa, ibicumuro byabo byinshi bigutere kubirukana, kuko bakugomeye. Nibwo abaguhungiraho bazishima, ibyishimo bizabateza amajwi hejuru iteka kuko ubarinda, kandi abakunda izina ryawe bazakwishimira. Mwakoze gukurikirana iyi video, kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Njye nitwa Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.